Thank you. Thank you. Ngerageje gusubiza ikibazo cya Janvier. New Year's Groove. Nuko twumva za Afro Nation, twumva za Lollapalooza, ni concept ingaruka mwaka. Hari n'igihe izagiraho simbe ndi n'umuhanzi urayirimbamo, ariko tukazana igamije muri make igamije kuzana umunezero, ibyishimo mu mujyi wacu wa Kigali, ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu ari ibintu byose bibera. So ni yacu, ni twe ba founder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya ivuga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muwa nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushakame igisubizo aho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro, mbere na mbere I like the idea yuko The Ben twaprochinze, kandi n'ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire, mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turi abahanzi b'abanyarwanda, nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko nimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo wavuze ngo niwambaza uko niteguye, oya niteguye neza, muzabibana kuri uwo munsi. Alright, thank you so much. Murakoze. Nitwa Emi nkorera igihe. Iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza, abe Bruce, abe The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Akibaje twembe. By honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko ntabwo usubiza wena. You deserve umunezero tu. Njyewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya, ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura, kubera ko bikorwa namwe kandi rimwe bacu. Icya kabiri ariko umuziki ni kumeze niko bigenda, niko bihora. Hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaining, ntabwo dushwana. Yes sir. Yeah. All right, so next of the questions. Abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikondo muri he? Ubwo nyine ikinyenzi ni amatike tukeneye mugura amati. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick the Entertainer, ndi umunyamakuru wa Fine FM. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben, The New Year Groove Season 1 nabako 2025 yaranzwe na tour ya Plenty Love, Lope, Canada, osoreje Dubai. N'umwaka wakugendekeye gute, aho wagiye ugenda audience wabonye yarakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri nabako Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakuze bagufana, uyu munsi none nabako abonye amahirwe ko mugiye gura kuri stage, ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano, stage za kumubera nziza, itangira urugendo rwo kumwubakira kariyeri, ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho we mugiye gukorana nk'umwe mu bantu bakuze bagufana, uriyumva gute ko muhuriye kuri stage kandi abamaze kuba umuhanzi munini? Hanyuma ikindi nsoza, umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi, uyu munsi none wambaye neza cyane, ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo ugendeye kuki? Ufite umuntu kwambika cyangwa se ni wowe ubyibwira? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Plenty Love y'umwaka ushize
guhera kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena tuzenguruka isi mu magambo magufi yose yabaye success, yabaye nziza. Twashoje muri Dubai, hanyuma kuba ndi kuri stage na Bruce ngira ngo biragoye kuba hagira umuntu doubting impano ya Bruce. Nibaza ko ni inkoni ihiri igihe. Yigise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah, so we'll see. Ikiri cya nyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasengeranye y'ubururu niyo Bruce yambaye. So ndumva ari icyo nagusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe kucyo yari yabajijwe. Ntago nibuka bambaza, banza atari ngewe bari babajije, ariko numvise uramuje abajije nkaho twakuranye. Ntago numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo. Ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe utitegereje neza, ubu munsi doze mu ikote. Murakoze. Okay, that is a hug. I think we are done with the questions of hugging. Okay, next up. Oya, ntabwo turarangiza. Ahubwo yarabajije icyo bashobora ku-expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3. Ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's so beautiful. Nibaza ko aricyo bibarizaga, nicyo ashaka kumva ibijyanye no kurenizi. Munyakazi, Indabo Zanjye. Let's go. Murakoze. Nitwa Nsengimana Benjamin. Jye ntago ari ikibazo ahubwo n'ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Benovio Domohanzi. So ikintu nabashaka kugusaba nombe mu bantu bagerageje gukora stage nziza mu mahirwe make nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho. Musaba icyitwa stage rwose bwana Urayihawe.